Hello, ndabasuhuje bakunzi ba Gahezo TV. Amazina yanjye banyita Nduwawe Alex. Cyagiye twari dutegereje cyuko Fortune Retail itwambura burundu cyageze. Nkuko nari nababwiye ati umunsi domaine izarangira ama account yacu azahita ava muri iki kigroup cyangwa iyi website izahita ihagarara. Uyu ni wo munsi igitondo cy'amarira kuri twese abantu bari bafitemo amamiliyoni atagira ingano. Fortune Retail aka kanya kaba yafunze naho dufite kuba twagaruriza amafaranga. Ese ibi ni biki Fortune Retail yabidukoreye? Amafaranga abari bafitemo amamiliyoni atagira ingano twese duhiye ku mugaragaro, aho Fortune Retail ibashije kuba yatwambura amafaranga atagira ingano. Amafaranga twashoye, ibigo byinshi twagiye tunyuramo bitubwira ko iyi business ari scam, birangiye business twambuye. Ubundi ni iki kigaragaza ko business ari scam? Business iba scam mu gihe ifunze ikujyaniye amafaranga, cyangwa mu gihe iyo business nta makuru yimbitse ifiteho. Iyi business twagiye dusoma websites zigiye zitandukanye za scam.com, trust review, imbuga zigiye zitandukanye zitubwira ko iyi business ari scam, ariko dukomeza kwigiza nkana bitewe n'inyungu ziri muri iyi business. Twashimo amafaranga yacu atagira ingano ngo turebe ko twazayagaruza. Bamwe dutangira gutigita ibibanza, moto, none business iratwigaramye. Icyo nakubwira ngo irinde business za magendu, cyangwa irinde business ziguha inyungu z'umurengera zirimo nka za Fortune Retail n'ayandi ma business agiye atandukanye. Kuba ino business ibashije kuba yajyana amafaranga yacu, iri ntago ari ukuvuga ngo bino bintu bibe bibi, ahubwo bibi isomo ryo kumenya amafaranga dushora mu ma business online. Tumenye ko business online zose ziba ari scam, ahubwo kiba ari ikibazo kigiye kugira ngo zibashe kugenda. Umenye neza yuko niba ugiye gushora amafaranga muri business ya online, umenye ko ugomba kwishoramo hakiri kare, kandi umenye kubanza gukurura amakuru, umenye neza yuko iyo business itararangira. Icyo nababwira ngo mwebwe mwashimo amafaranga atagira ingano, basabye kwihangana. Ubu tuvugana business ya Fortune Retail is the end, byarangiye. Nimufite naho uzongera kuba mwakura ayo makuru yayo, naho gukura ayo makuru yayo byarangiye. Business is the end. Ntuzongere kwirirwa wivuna ngo ushyira amafaranga kuri Fortune Retail, n'ubundi ntabwo izongera kugutera stress kuko website yahagaze. Icyo twakwita nka domaine cyarangiye. Inama y'umunsi nakubwira no kukubwira ngo ihutire gushora muri business igisohoka ako kanya mu mezi 3 ya mbere, kuko business za scam inyinshi zikora mu mezi 6. Rero iki nakubwira mbere yuko ushora muri business, ibanza urebe igihe cyayo, igihe imaze ikora n'igihe isigaje gukora, ubone kwishoramo. Nababwira ngo mukomeze kwihangana, mwe amafaranga yanyu agendeye muri iyi website yitwa Fortune Retail, kandi mbasaba kwihangana yuko business zose ntabwo zihora ari uko zimeze. Ariko icyo nababwira ngo business zose ziba ari scam. Ciao ciao, Imana ibarinde.